warambabaje KEZA, ariko ndakubabariye. Imana izaguha ijuru, nkubabariye nk'umushumba. Imana izaguha ijuru, Imana izakugeza aho wateguye. Wumva ko nabirenzeho njye n'umugore wanjye, turamugarura tumurihira amashuri yose arayarangiza. Icyambabaje umunsi yavuye yarangije kwiga no munsi ahekeye bag aragenda. Ndakubabariye imbere y'itorero, ariko wakomerekeje umuryango wanjye muri iki cyaro, kandi ikigo cyiza Isumbe Nyamagabe, ikigo cyacu cy'itorero. Ahita yiporogaramu yigira umusazi. Porogaramu yigira umusazi. Ari muzima mwana, Babylon ari muzima. Baramamagara ngo ujye kuzana umusazi. Bakira mu modoka, bose mbajyana ku ishuri. Ambeshyere ko ndi kubeshya, mpindura vitensi, ndeba iyo dayimoni ndigumura. Tugeze muri, kandi yacungaga. Tumaze kurya nibwo igini ryamufataga, akajya munsi y'inzu fato hasi, bagatera bakazana mu cyumba bagasengera. Shize nk'ibyumweru nka 3, ariko iyi dayimoni isekura umuntu hasi n'amenyo ntacike n'umunwa ntuturike. Igini ribaho ko no madamu bari basigaye bateka, bagateka n'iby'igini riza kurya rimuvuyemo nguri. Kandi umupira wajya yamvuniye ameza, niwamvuniye ameza uri gufana. Haburi icyumweru kimwe ngo bakore ibizamini, icyumweru kimwe aricara ari porogaramu ngo nakize. Yifitiye ubwenge karemano, we niyiga ntiyandika, warasikana. Afashe telefoni yawe, ariko ni kera ubu yarakijijwe wenda simbizi kera. Afashe telefoni yawe gutya ukayimwambura, ageze kuri nimero y'140 zose ubwo yazitwaye ntaho yandika. Warasikana ubwo yazitwaye, wayimwambura ubwo abazijyanye. Yashinze urubuga rwita Inzahuke official, arwita izina ryanjye. Arangije akajya bahamagara, alo yitwa Burayi, nimutwereza amafaranga na babasore. Atanze nimero asanga babona sizanjye. Barangije ati se kuduizi nimero tubona amazina atarayo tugiye kohereza. Ngerega nimuzi ko nakoze agisida. Iyo madamu nawe aratwite, ntiyabona uko ajya kuyabikuza. Umudamu wanjye ahita amwifunga mwana. Igihe tugenda twarashize, ibyo bikomere nta wundi wabikomora uretse Yesu, kandi ugakomeza ukagira neza. Hariho abaguhemukiye. Undi mwaka yaragiye aba mbere, umunyeshuri umukurikira amanota 20 utagira ngo amukurikire. Amaze igihembwe cyose atigaragiye kubita itaza ati daddy birote ya mbere nayizanye, courage. Musubiza igihe undi mwaka ageze avuga nzarangiriza hano kwe. Nibwo iyi program yabikira akajya aca amarenga. Ega mwagira ngo nukurota, ibyo ni ibyambayeho. Diregite yaramamagara ati no igini ryahinduye gahunda. Ari program akazamura umuriro kaye tuba 39 atarwaye. Akaza arandaburije no kuri kwe, arame mu cyege. Cyakoza ndavana nkubabare ko arame mu cyege. Utwarashize bwana. Kugira neza ntibisaba kugira neza kuko ari uzayikwitura. Ugira neza kuko wibuka iby'Imana yagize. Ibyo yankureye sinakabaye ngifite umutima wo kugira neza. Kandi ubu ngubu ndimo ndamukiza, atagira ngo ndi kumuvugira hano. Ndimo ndamukiza kugira ngo atazongera guhemuka. Njya kumuzana, ariko nyine ntago wantera injoga. Nje umwana w'imihanda ndabareba nkahita mbona imirongo bafite. Nicanye na diregiteri muri biro, namwe ati buriya ni muzima, ahubwo ikigo yacyanza. Ndamukogarurira mu minsi mike twaganiriye. KEZA daddy wawe yaje zamukana mare
matora diregiteri yaramurebye araseka bitera ikigali, mbese yaratwemeje aturangije kubita imodoka yanjye birimo ingoma, njye umuziki nongera akavorime nawe akajya agenda kubita ingoma, ajya muri avuga ati kirajya hano mwana turya umuziki. Tugeze kwa Hagi hari Nyanza gura amabrushete ibirayi, kubita umuhungu wanjye ry'umuziki ati ndagufite uravuga amaherezo turya ingoma. Turatugeze kuri Yezu bitamubwira ati mwana rero uri muzima shumi, yo ngana bisako mba mvuga nk'indara nkawe nyine, uri muzima ibintu nkoreye ni danje, ngiye kugusubiza iwanyu ibyumbi yo nagukuye. Abana koko ndi seriye, mitamamagara mu rugo, alo mufata abana mu bakure mu rugo bagende bagutembera, mufate n'amafaranga batabona iki kiragi, nabo bakazajya bazana kanuni zo kwigira ibiragi banga ishuri. Habona ndisata mbwira anyereka mu marenga ngo zana telefoni nandike, ndayimuha ayitandika muri message ngo daddy ngo fite kwizera sengera ndayitanyira, nitamubwira ngo ntago ngusengeye kira. Paka no mu rugo abona mbaye seriye, kuramo matora indobo ibintu byose bishyira mu nzu, musugira igikapu kinamwe ati nimbona ndushaka kwiga ishuri uraryanze nzamujyana ku ishuri musubiza ibyo mbona naramukuye. Mugejejeyo mwate mukecuru ufite umwanya wo gusenga, ngiye nawo mfite wo gutunga abondera benshi nanjye ntazi umubare. Uyu nguyu wampaye ngo mujyane mu ishuri biramunaniye, abaye ikiragira umunyamasengesho musengere nakira ubwo ngubwo azagaruke ku ishuri. Abona ndi bumusiga koko nasiritse, ahita njyancira amarenga ngo nimuhe telefoni yandike. Ndamubwira ati ntayo nguhaye rega vuga. Ahita cyebuka ahita ndeba ngo daddy mbabarira. Papa muse nk'abatoza, papa mama ntusubize, usubize umutima wawe. Uri umubyeyi wa mwana wamugarura mu rugo iwawe, ntusubize wowe wisubize, wamugarura mu rugo iwawe. Ariko nabirenzeho njye n'umugore wanjye turamugarura, tumurihira amashuri yose arayarangiza. Icyambabaje umunsi yavuye yarangije kwiga no munsi ahekeye bag aragenda. Ndakubabari imbere y'itorero ariko hakomekeje umuryango wanjye. Na message ze ntunze z'ubu bwari zose ndayitanze se, ariko uzakizwe uzajye mu ijuru. Waje ushaka gusenya izina ryanjye riko Imana iraririnda, ndakubabari. Imana izaha umugisha ubwenge Imana yaguhaye, zagucira inzira, ngo nguhe n'amafaranga, ngo amafaranga. Ibintu biri mu mutwe wawe ntaho uzagera. Uneno harigezweho gahunda yo kuvuga ngo kandi abo bibwira nibo bahindukira bakabimbwira, ngo ninjye wamutumaga kwisarisha no kwigira ikiragi ngo nkomeze n'akamafaranga. Warambabaje KEZA, ariko ndakubabariye. Imana izaguha ijuru, nkubabariye nk'umushumba. Imana izaguha ijuru, Imana izakugeza aho wateguye wumvaga washaka kugera. Imana izaguha ibyo ushaka byose. Ndakubohoye n'umutima wanjye urakubohoye mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke dusenge. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Sida urandinda, murabona cumbagira, muragenda muri nabyo nimugire ngo na amafiyeri. Murabizi ko mperutse gukora gisida, hariho n'urusima, imvune iraryana, cyarandiye igisima ngira ngo bagishyizeho nabi. Subira kwa muganga. Nta kintu cyambabaje, muganga w'umuzungu arambwira ngo wiwikiriho neza kandi ari ngega gikureho. Imvune iraryana, ariko dushimiye Yera Imana yaraba. Imana yaraturinze, bana
natwe bigeze 94 tubona amaboko akomeye y'Imana. Imana itwongerera iminsi yo kubaho. Imana iraturindira imihanda twe twaraye ingange. Ntago imivu yigeze idutembana. Imana yaturokoye impfu zikomeye, tunywa amasigara tugerekaho n'ibyuma murabizi se mwana. Tugerekaho ibikoresho, turacoma, turafima. Mwotsi mu mazuru no mu kanwa no mu matwi gatunguka yo ntumbaze, ariko Imana iraturinda nitwarwara ibituntu. Imana mwarwaye amavunji ntizatoboka, Imana irinda inzara zawe kuko yari bizi kukunda sandari. Dore uko ndeba. Imana yaturokoye impfu zikomeye. Imana yarahabaye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Rindi shimwe rya kabiri ngira ngo dushimire Imana. Imana yageze mu ndiba z'imitima yacu, yomoramo ibikomere by'amateka. Umubyeyi ahagaze muri korali aravuga ngo Mana ndagushimye ko wampaye amahoro yo mu mutima. Nta farumasi bayicuruza amahoro. Amahoro biramutse ari ikinini cyavura indwara yitwa agahinda, kandi agahinda ni kabi, kaba mu ndiba y'umutima. Nta muganga n'umwe washyiramo hano igipimo ngo akuremo ngo azunguze avuga ngo ndabona ufite agahinda gapima 39. N'imbese uretse Yesu wenyine niwe umenya uburemere bw'agahinda abantu bafite. Nigeze mbwira abantu ngo kagira famiye, kagira umuryango, kagira nyirasenge, kagira se wabo, kagira murumuna wako, kagira nyirakuru witwa ntimba na shavu na maganya, kagira nyirasenge witwa marira. Iyo byirunze ku muntu byose bigahamagarana niho bihinduka umutwaro. Aho niho Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Aho Yesu yaruhuye watinze ibiganza bayishimira. Komeze wegeranye amashimwe, mu kanya turaza tuzamura isenge. Mana ishimwe yageze mu mitima yacu, barariraga amarira bakiyorosa amarira, yuzuza ibitwenge. Abana b'abakobwa, ababyeyi, abakecuru nababonye hano barya danse. Ntabwo barya danse kuko bafite menshi kuri beka, ahubwo ni icyo Uwiteka yakoze mu mitima yabo. Dufite icyo dushima Imana. Imana yaduhaye amahoro yo mu mutima. Imana yaduhaye guseka tutaraseka. Imana yaduhaye ibyiringiro turabaragwa b'ijuru. Imana ishimwe. Baradutaye iradutoragura, batwigije iratwiyegereza. Banze kudutega amatwi dutega amatwi, banze kudusingirira dushingira, banze kudusabira iradusabira. Imana ishimwe. Banze kutuzira mu nama z'ubukwe. Natumiye inama y'ubukwe nzanjye na pare twege kandi na pare wanjye nawe yari inzahare nkanjye. Dutegereza baza mu nama y'ubukwe turababura. Ahita mbaza ngo nta desa tujye kwirira imvange na furasheri. Umva uwo mupare mwe. Pare wanjye yari yarazahaye. Tujya kwirira imvange turabireka nitwongera gukora. Ariko iyo nama batajemo dupfukamye nijoro iramanuka iravuga ngo ninjye se w'imfubyi. Ubukwe ndabutashye. Mana inkorera ubukwe. Ngeze mu ndiba y'umutima yomoramo ibikomere. Ndashaka ko tuza gushima Imana. Haba Imana yomoye ibikomere.
bya bindi utabwira umudamu washatse, bya bikomere utabwira umugabo, Kristo yageze mu mitima yacu. Nkurikira kandi nibidakira yaduhaye umwuka wo kutwigisha uko tubana nabyo, kuko byose ntago bikira. Hari ibikira, hari nibidakira, ariko nibyo bidakira umwuka wera atwigisha uko tubana nabyo. Ndamushimye ko yadusigiye umufasha gendana natwe ibihe byose. Mana ishimwe, yemwe abakomeye n'aboroheje, muze dushimire yera ko yageze mu ndiba y'umutima. Hahandi umwana nabyaye atareba, hahandi umudamu nashatse atareba, ariko uwampamagaye yagezemo agira ibikomere atsikamira. Ndagusengera agira ibyo atsikamira. Sikagahinda kaguherekeje uze ku rusengero kagahagarara hariya ku muryango, kajya ubyina kakwitegereza, kajya batira ni Suzana arabyina vuba, Suzana uze dutahe. Gahinda karaga ntago kagera mu rusengero, gahagarara hari kakajya kagucungira ugasirimba kakureba, kavuga ati sirimba vuba karo uze tugende, nyirinzu yateyemo turajya. Ariko umugabo witwa nyirinzu muramuzi? Cyangwa mwese Kacyiru mugira amazu? Umuntu witwa nimukamwite nyiribyondo mukijijwe, mugiye muvuga mu kinyabupfura nyirinzu. Umuntu uha amafaranga ntavuge ngo urakoze, ahubwo ukashaka ikiganiro yaherekereje. Ndabasengeye Imana ibahamaza batarayabona ko nanjye yarayimpaye. Imana yampaye ikizu, ntago ari inzu nisanzure, niko sigaye nyita nisa. Kandi ubwo ndayishimye, si igitanda cy'amashimwe se, mfite uruzu. Si ubwo wayivuga uti hariho imiryango igenda ku mapine, harimo amatara, arimo umuziki, mbese uba wumva ibigoma utazi aho biri kuvugira. Hari ibyo tubura uko tuvuga. Toro nagiye kwigishamo bahita bampa amakaro, ngiye kwigisha bampa amakaro, yasasa mu nzu hose, ambana menshi arasaguka no muri jaride nyashyiramo. None se ubwo wayasubizayo? Abafundi bangira inama ngo nyasubizeyo bampa amafaranga, ndavuga ati hoya, iyo Yesu yaje uzengereza umunsi muri jaride. Ndi umwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride. Si mu mashimwe se, ngambuza gutanga ubuhamya. Kandi nta n'atanu. Abantu banguriye ikibanza baranyubakira. Uzaho umuntu akubwira ngo wambabare ukaza nkaguha amasima, si ubwo uramubabarira cyangwa uhita ujyayo? Mukozi w'Imana, namenye kuri kubaka, wambabare ukaza nkaguha sima, kandi wagerayo ntavuge ngo imifu akahita ahamagara Daihatsu hari gupakira toni zingahe. Wari bwabona aho umuntu ahasima muri toni, aho umuntu sima mu matoni ngenye n'igice, ngo bashyiremo toni enye n'igice za sima. Ko nanjye narababaye, bansohoraga mu nzu utazifite se, kutancumbikira. Reka rero inyomo badukuzaga, twarashize.
Imana yomora ibikomere byo mu mutima. Mwongere muyishime. Aba Yesu yomoye ibikomere. Muyishime. N'ibidakira. Nkurikira gato. Hari ibikira n'ibidakira. Wakwirukanishije mu kazi, iyo ubonye akazi cyo kirakira. Udafite umwana iyo abyaye icyo kirakira. Uwagusohoye mu nzu iyo ubonye yawe icyo kirakira, uranakibagirwa. Igikomere cy'inzara iyo ubonye ibiryo. Imana yaduhaye ibiryo, ima amafaranga, tugura inyama z'inkoko, iz'ihene, iz'inka, amafi, turabivanga, turarya ndwara kwishima. Rero ibi bintu ni danje. Kajya wishima. Ngiye kwa muganga, muganga arambwira ngo urimo urarya inyama nyinshi. Namwe ati muganga nibwo zikiza, nibwo zinizibona. Reka ni ibintu byose ni ibibazo. Imana yagutungura ukarwara ihungabana. Imana yasanze mu nzu y'icyumba na salo. Mita fatiraho njya kugura televiziyo, ngura akabati, ngura intebe, ngura firigo, ngura n'amagare, ndi mu nzu y'icyumba na salo. Sigarana ikigeragezo cyo guca muri salo njya mu cyumba. Ngura imodokari ya mbere, ngura iya kabiri, ndi mu nzu y'icyumba na salo. Kwibuka sinarinzi ko bibaho. Mwarimu Bosco mu Rugarama niwe waje abona ko nagize ikibazo, arambwira ngo imuka. Nanjye ndakanguka mbona ko ngomba kwimuka. Ntago mubi twarashize. Hungabana riragatsinda. Ibidakira Yesu araza akabitsikamira. Dushimiye ritsikamira ibikomere. Mu mashimwe wari ufite wongereho niringiri ko hari ibyo yatsikamiye. Tuyikomere amashyi tumushime. Mwana wanjye nabyaye w'imfura irutse yitwa Pramedi, twicaye muri sala arambaza ngo ariko dadi wawe abahe? Ntago mubyumvishe. Yarandebye ngo ariko papa wawe abahe? Ni no mu mvugo mwumva. Papa wawe abahe? Narinzi ko ndi gukira ibikomere bya jenoside by'amateka, noneho nkomerekejwe n'uwo nabyaye. Biransaba ko musobanurira ahari. Nimubwira ko yapfuye arambaza icyamwishe, birasaba ko mubwiza iki? Ariko ibyo bikomere bidakira by'uruhererekane. Shimiye yera ko yaje agira gute, arabitsikamira. Gikomere ni kibi. Umuntu wishwe n'igikomere ntaseka. Aseka igitwenge kimwe. Yitenga ntawe uramutenga. Amateka yicara yihengetse kandi abandi bataraza. Icara neza ariko firi santimetero imwe ngo ubwo yigiye hiye. Ariko wakuciye neza utagwa. Ku kazi ko neza nibaza baramuhagurutsa ari hahandi. Ariko dushimiye yera. Nikiriza amen. Shimwe rya gatatu ngira ngo dusengereho. Imana ishimwe ko yaduhaye izina. Hanuzi Yesaya arahanura. Bavugaga amahanga yose azabona gukiranuka kwawe. Ngo kandi n'abami bazabona icyubahiro Uwiteka aguhaye. Ngo kandi uzitwa izina rishya. Imana igira n'izina ikari. Ubundi mu mazina tugira tuyahabwa n'ibyiciro bigeze kuri 5. Icyiciro cya mbere ni amazina twitwa n'ababyeyi. Ababyeyi baratwita.
ariko reka batwita amazina bitewe naho twavuki kaya ko umwana ngo yitwa Mbarimo Mbazi Filipo nubwo irya kabiri ari Kristo ariko irya mbere ni Mbarimo. Barimo abantu bibitseho amazina bitewe naho bavuki. Amazina ya kabiri ni amazina twitwa n'ibyago. Ibyago birakwita ubishaka utabishaka utabigizemo uruhare. Iyo wapfushije umugabo bakwita umupfakazi, nushaka ujye kurangura mu Bushinwa turavuga ngo ni wa mupfakazi Yesu yagarutseho. Ni wabaye umuherwe w'amavuta Bibiliya imwita umupfakazi naho yari kike. Iyo upfushije se na nyoko witwa imfubyi naho nari kwepera. Ninde pastor umwe wari inzare ariko wa wundi w'imfubyi ndicikireza. Yukosa gisidu gacika kaguru kajorite cyangwa ufite amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Byo dukora. Utwara igare bamwita nde? Utwara moto bamwita nde? Utwara imodoka bamwita nde? Utwara indege bamwita nde? Ubaka bamwita nde? Umufasha bamwita nde? Wabaye umufundi tukareka kukwitumira. Ubu njye banyita nde? Pastor. Mazina twitwa n'ibyo tugira gute n'ibyo. Mazina ya kane ni amazina twitwa n'igihe. Igihe kirakwita ubishaka utabishaka kirakubatiza. Abantu biswa n'igihe. Gihe kigeze kingeraho nduma ndazahara. Hari periode yigeze ibaho mureka mbibutse yabavuga butumwa bipresenta bakongera handi ngo Imana yabize. Cyo gihe urakibutse. Nitwa Karoli Filipo irindi Imana yanyise ni Dawidi. Bese bakareba amazina afite amateka muri Bibiliya. Hari ba Dawidi, ba Morodekayi, inkumi zitwaga ba Esteri, ngo Imana yarababatije. None nanjye nakwipresenta se ngendongerayo ko Imana yanyise de. Ahita bati nitwa nshuti THEOGENE akandi abantu banziho ni muhweli. Bese nkumva nakazina keza gahwere k'Imana kahwereye mu masengesho kazahaye. Hako ndi muherera haleluya. Gihe kirakwita. Igihe wakitaraha izina arabona. Mu gihe uhamagara bamusengana ntibakwitabe kuko uri mu gihe. Umuntu wazahajwe n'igihe ntaba agifashwa, ntaba akiryoherwa. Mwati muhaguruke tubyina akahita kuri ati mubyine mwaje mwari ntari mu gihe cyo kubyina. Mutere haleluya muracyaziharaye. Mwandike ibyifuzo niba ntarabyanditse narasibye mbese abasigaye akanuye. Umukobwa aba yaraje kera abandi bakarambagizwa areba baga akaba fiedeneri bukagera aho burangira bakaba batakimutumira. Ubwo se muri icyo gihe bamubwira ngo sirimba. Abacungiye mu ijambo ryanditse muri Yesaya 57 kuko umwami Imana azantaba nicyo gituma. Neno ku bahungu ni muri Luka nyine kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere buri muntu agira hacunye ahubwo mbarizo kwegereye ngo ucungiye he bwana ucungiye twisengere Mana yo muri bikomere. Mana ihindura amateka. Mana iratabara. Iyangiriye neza izakugirira neza. Iyanyuze iwanjye nayo iwawe izahaca. Ubu nanjye mfite amashimwe menshi yo gushima Imana. Mu modokari ziparitse hariya nanjye harimo iyanjye.
siko byakwemera. Ubu ndakata mu rugo, ubu hariho porutaye yanditsemo izina ryanjye ya metero 6. Tagira ngo porutaye ifite metero 6. Iyo Yesu yaje wica umuzimu kamuziza metero iva hano ikagera kuri kizimyamoto. Ndakata nkakora kubona ngo bi umuzamu agasunika, nkahita nibuka ko nari imbobo yararaga ku muhanda. Subwo umuzamu araririye ndi akareka mbabwire we, uzi ko Yesu abaho? Nta kindi gitumye abikora, abikoze kugira ngo akomeze abagenzi. Vuga ati THEOGENE turamuzi Kiruhura, THEOGENE turamuzi avuga ubutumwa muri uyu mujyi agenda n'amaguru, THEOGENE turamuzi yubahisha Imana, imugiriye neza nanjye zangirira neza. Manishi dusenge kandi Imana nikugira neza ntuzabarye. Abo mwabanye ntuzabakuzeho, uzibuka abo mwabanye. Umfite abakoboyi tubana, Imana yampaye rinye nabo mbajomba rinye. Abapampe mwana urabaza abapampe. Mfite abapampe twibanira, abati muze mukubita imyaka mwana. Ejo bundi umuntu ngo yandiye indege yo gutembera, nawe wumve kweli. Nagiye kwigisha kwa Apostle Nyoni, ayitanga mfundire ngo indege ngo muri East Africa, ngo hoteli nshaka, ngo nje muri honeymoon, ngarabizi ko ibaze nyuma y'imyaka 12 Imana yabonye ko nta honeymoon twagize. Impaye pasi ya honeymoon, ni honeymoon sinzi no kubivuga. Nyuma y'imyaka 12 mpita ndeba madamu, rwate honeymoon umwana waretse tukayikwepa tukayamwaka. Turamwigisha arayatujombye, turabata ibyo bya honeymoon ngo ayaduhaye. Mfata abana b'Abanyarwanda 9 babuze uko bajya kwiga za segonderi, ndabarihira bajya kwiga kandi nzabarihira paka barangije. Harimo n'uri kwiga ubuganga Nyabihu, maze kubarihira umugabo ava muri Canada araza afata akana kanjye gato kashami akarihira amashuri kaziga. Yo mugira gutya ngo yo kamezi 9. Subwo bayarihira gute umwana w'amezi 9 bamurihira amashuri gute? Twagiye mu bwishingizi ngo babwita sanaramu harya akabiko byitwa byose mfa kuba narasinyeyo. Kamubwira ati primaire tuyaba ariyo duhera ati wi icyanjye cyari ugusinya wakavuga Yesu gusa. Bakabazanye kontra ya segonderi ati nabwo wajya wishyura gutya umuzigamira ati yes ngasinya. Batamwe ati ariko na master na license na cyiciro cyambe cyaka ni license harya na license university nayo wayimwishyura nta kibazo kaba umuzigamira. Wi yes nanjye nkasinya. Na masters ari n'ikindi cyiciro cya masters abitekerezaho amasegonda makenga, ariko masters akayiga muri Canada ati yego byashoboka ko iyo contrat. Ubu mwana wanjye yishyuriye primaire secondaire license mu Rwanda, masters muri Canada. Umwana nasabandi nibagiye n'indege nje nkayireka. Kadusenga Imana. Mbese ubuhamya busigara ama episode kubona aho umuntu abuhera ni danje.
turi mu giterane cyo gushima Imana yabikoreye THEOGENE. Nawe si we yakwigirizaho mwana. Imana iguhaye izina ryuzuye gukiranuka. Ijambo rya mbere ko ryuzuye n'icyubahiro. Wari uzi ko mu by'Imana isezeranya n'icyubahiro kirimo? Irabizi ko umuntu yaremye agikunda. Noneho ku munyarwanda ho nta karusho. Umunyarwanda umwirukana mu nzu akahita avuga ngo mvira muri rugo simvira. Umwana w'umusore birirwa bamwita Karori, umva shati zana uwo mufuka wa sima pakirana ibyo birayisha, ariko yagera muri resitora kati iyo nyama koza icyo gikoma, ariko kirida ziri hehe? Ari tuwasaze gusa ari kugarurizaho icyubahiro yiriwe yatakaye. Muho muri Imana bahaye izina rishya. Munyikirize amena. Imana ikumera izina rishya. Irabizi ko wasuzwe muri iki gitaramo cy'amashimwe. Imana yashaka gutanga izina rishya riherekejwe no gukiranuka. Aho abantu bareba naho gukiranuka guherekejwe n'imbuto. Uzose ntabwo nazirangiza ko harimo n'urubuto rwitwa kwihangana, kugira ngo iyo myaka 10 nyikurure nge na madamu akinyita sheri, twabura akanyita sheri, badusoye mu nzu akanyita sheri, yabyaye akabura igikoma akanyita sheri. Nuko harimo ijambo ryitwa gukirana. Kwa muganga ku muhima twabuze twishyura bakadukura ku gitanda, kuko iyo wabuze wishyura igitanda bagusezera utanga igitanda cy'abandi. Abarwayi babaye benshi. Hari ikindi se? Hari indi gahunda? Sibakuvuye ugakira ishyura utanga ntayo, tegereza Imana yazana. Twabuze twishyura ibitaro dukuraho. Tondo nibwo nayabonye. Kumwe yari afite indi y'amezi 8 arwaje ucutse. Ndagira ngo ndebere iyo foto. Indi y'amezi 8 kubita umwana mu mugongo. Fata kabido nanjye make bag protomanje ni basi. Pasteur imbere, mama pasteur inyuma ye. Dutaha nta nitiki. None bahajya hose afite imodoka ari mutwara n'umushoferi. Mana yo muri bikomere, ariko yarihanganye akomeza kunyita sheri. Na niyo munsi aracyanyita. No kuba abo bahungu baba mu rugo nukazaho Imana yamukuye. Uragira ngo kubana nabo biroroshye? Barimo garaseka rajo abasha mwana ni danje. Umugurira inkweto ejo akazigurisha, kahita guhamagara ngo viye tubonane. Ubwo mitamenya ko yabirangije nyine. Ati ngwino ho mu ntaribi. Hano harimo ubona ajyanye ku ishuri ahita nkuzaho. Uyu nguyu naramujyanye yigira ikiragi. Tareba ikigo mujyanyeho ahita abona atakigaho. Tayiporogaramu. Bati ngewe umuntu ufite ubwenge bungana gutya nakwiga muri iki cyaro, kandi ikigo cyiza Isumbe Nyamagabe, ikigo cyacu cy'itorero. Ahita yiporogaramu yigira umusazi. Porogaramu yigira umusazi. Ari muzima mwana, Babylon ari muzima. Baramamagara ngo ujye kuzana umusazi. Bakira mu modoka bose mbajyana ku ishuri. Ambeshere ko ndi kubeshya, mpindura vitensi ndebe iyo dayimoni ndigumuri kubera tugeze muri kandi yacungaga. Tumaze kurya nibwo igini ryamufataga akajya munsi y'inzu fato hasi, bagatera bakazana mu cyumba bagasengera. Shize nk'ibyumweru nka 3, ariko iyi dayimoni isekura umuntu hasi n'amenyo ntacike n'umunwa n'utwe. Igini ribaho koko.
ya no madamu bari basigaye bateka bagateka n'iby'igini riza kurya rimuvuyemo nguri kandi umupira wajya yamvuniye ameza niwamvuniye ameza uri gufana haburi cyumweru kimwe ngo bakore ibizamini cyumweru kimwe aricara ari porogaramu ngo nakize yifitiye ubwenge karemano we niyiga ntiyandika warasikana afashe telefoni yawe ariko ni kera ubwo yarakijijwe wenda simbizi kera afashe telefoni yawe gutya ukayimwambura ageze kuri nimero y'140 zose ubwo yazitwaye ntaho yandika warasikana ubwo yazitwa wayimwambura ubwo abazijyanye yashinze urubuga rwita inzahuke official arwita izina ryanjye arangije akajya bahamagara alo yitwa burayi nimutwereza amafaranga na babasore atanze nimero asanga babona sizanjye barangije ati se kuduizi nimero tubona amazina atarayo tugiye kohereza ngerega nimuzi ko nakoze agisida iya madamu nawe aratwite ntiyabona uko ajya kuyabikuza umudamu wanjye ahita mwifunga mwana igihe tugenda twarashize ibyo bikomere nta wundi wabikomora uretse Yesu kandi ugakomeza ukagira neza hariho abaguhemukiye gutyo ngeza ku ishuri undi mwaka yaragiye aba mbere umunyeshuri umukurikira amanota 20 utagira ngo amukurikire amaze igihembwe cyose atigaragiye kubita itaza ati daddy birote ya mbere nayizanye courage musubiza igihe undi mwaka ageze avako nzarangiriza hano kwe nibwo yi program yabikira akajya camarenga ega mwagira ngo nukurota ibyo ni ibyambayeho Diregiteri aramamagara ati no gini ryahinduye gahunda ari program akazamura umuriro kaye tuba 39 atarwaye akaza arandaburije no kuri arame mukege cyakoza ndavana nkubabare ko arame mukege genda utwarashize kugira neza ntibisaba kugira neza kuko ari uzayikwitura ugira neza kuko wibuka iby'Imana yagize ibyo yankureye sinakabaye ngifite umutima wo kugira neza kandi ubu ngubu ndimo ndamukiza atagira ngo ndi kumuvugira hano ndimo ndamukiza kugira ngo atazongera guhemuka njya kumuzana ariko nyine ntago wantera injoga nje umwana w'imihanda ndabareba nkahita mbona imirongo bafite nicanye na diregiteri muri biro namwe ati buriya ni muzima ahubwo ikigo yacyanza ndamukogarurira mu minsi mike twaganiriye KEZA daddy wawe yaje zamukana mare matora diregiteri yaramurebye araseka bitera Kigali mbese yaratwemeje turangije kubita imodoka yanjye birimo ingoma nje umuziki nongera akavorime nawe akajya agenda kubita ingoma ajya muri avuga ati kiragihano mwana turya umuziki tugeze kwa haji hari Nyanza gura ama brushette ibirayi kubita umuhungu wanjye ry'umuziki pa ati ndagufite uravuga amaherezo turya ingoma turatugeze kuri Yesu bitamubwira ati mwana rero uri muzima shumi yo ngana nawe bisako mba mvuga nk'indara nkawe nyine uri muzima ibintu nkore ni danje ngiye kugusubiza iwanyu ibyumbi yo nagukuye abana koko ndi seriye mitamamagara mu rugo alo mufata abana mu bakure mu rugo bagende bagutembera mufate n'amafaranga batabona iki kiragi nabo bakazajya bazana kanuni zo kwigira ibiragi banga ishuri habona ndisata mbwira nyereka mu marenga ngo zana telefoni nandike ndayimuha ayitandika muri message ngo daddy ngo fite kwisera
mfite kwizera sengera ndahita nyira nitamubwira ngo ntago ngusengeye kira paka no mu rugo abona mbaye seriye kuramo matora indobo ibintu byose bishyira mu nzu musugira igikapo kinamuye ati nimbona ndushaka kwiga ishuri uraryanze nzamujyana ku ishuri musubiza ibyo mbona naramukoye mugejejeyo mate mukecuru ufite umwanya wo gusenga ngiye nawo mfite wo gutunga abondera benshi nanjye ntazi umubare uyu nguyu wampaye ngo mujyane mu ishuri biramunaniye abaye ikiragira umunyamasengesho musengere nakira ubwo ngubwo azagaruke ku ishuri abona ndi bumusiga kuko nasibitse ahita yanjyana amarenga ngo nimuhe telefoni yandike ndamubwira ati ntayo nguhaye rega vuga ahita cyebuka ahita ndeba ngo dadi mbabarira papa muse nk'abatoza papa mama ntusubize usubize umutima wawe uri umubyeyi wa mwana wamugarura mu rugo iwawe ntusubize wowe wisubize wamugarura mu rugo iwawe ariko nabirenzeho nge n'umugore wanjye turamugarura tumurihira amashuri yose arayarangiza icyambabaje umunsi yavuye yarangije kwiga no munsi ahekeye ibaga aragenda ndakubabari imbere y'itorero ariko hakomekeje umuryango wanjye na message ze ntunze z'ubu bwari zose ndahita nziseba ariko uzakizwe uzajye mu ijuru waje ushaka gusenya izina ryanjye riko Imana iraririnda ndakubabari Imana izaha umugisha ubwenge Imana yaguhaye zagucira inzira sangwe ngo n'amafaranga ngo amafaranga ibintu biri mu mutwe wawe ntaho uzajya uneno harigezweho gahunda yo kuvuga ngo kandi abo bibwira nibo bahindukira bakabimbwira ngo ninjye wamutumaga kwisarisha no kwigira ikiragi ngo nkomeze n'akamafaranga warambabaje KEZA ariko ndakubabariye Imana izaguha ijuru nkubabariye nk'umushumba Imana izaguha ijuru Imana izakugeza aho wateguye wumvaga washaka kugera Imana izaguha ibyo ushaka byose ndakubohoye n'umutima wanjye urakubohoye Irembo ryera TV 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 Irembo ryera